Uyu munsi nkuzaniye igisubizo, niba utajya ukunda kunywa amazi cyangwa se ujya ukunda kugira ingaruka zo kutanywa amazi, niba ubyuka mu gitondo urimo kubabara umutwe cyangwa se wenda ukajya ugira ububabare bw'umubiri ndetse n'ubw'ingaruka z'imvune, aha ngaha ngufitiye igisubizo. Akamaro ko kunywa amazi mu gitondo, dore zimwe mu nyungu z'ingenzi ushobora gukura mu kunywa amazi ya mu gitondo. Kunywa amazi mu gitondo byongera amazi mu mubiri, hydration. Nyuma yo gusinzira amasaha menshi, umubiri uba wabuze amazi menshi. Kunywa amazi mu gitondo bifasha gusubiza umubiri ku murongo cyangwa se n'imitekerereze kuba yayisubiza ku murongo. Ikindi, kuba yafasha igogora ry'igifu cyangwa se kuriteza imbere cyangwa se kurishyigikira. Amazi afasha igifu ndetse n'amara gutangira neza akazi kayo cyangwa se igikorwa cyabyo, bikagabanya ikibazo cyo kugogora nabi no kuribwa mu nda rimwe na rimwe. Ikindi, gusukura umubiri. Aya mazi afasha impyiko gusohora imyanda ndetse n'uburozi binyuze mu nkari, kongera imbaraga ndetse n'ubwenge. Kuyanywa bituma wumva ufite imbaraga kandi ikindi bigafasha ubwonko gukora neza. Kugira uruhu rwiza. Amazi afasha uruhu gutuma ruba rwiza kandi ikindi atuma utarwara indwara ziterwa no kubura amazi. Amazi afasha kugabanya ibiro. Kuyanywa mbere yo kurya bishobora kugabanya inzara ndetse inzara ikabije, bigafasha ndetse no kuba warya neza. Buriya rimwe na rimwe ni byiza kuba wanywa amazi asukuye ndetse meza, bikaba byiza kurushaho adakonje cyane, ugatangira umunsi wawe kandi umeze neza. Kunoza imikorere y'umutima. Amazi afasha amaraso gutembera neza, bityo umutima ugakora neza. Kugabanya umutwe cyangwa se n'umunaniro wa mu gitondo, kwa kundi wumva ufite umutwe ukabije urimo kukurya cyangwa se wenda ufite n'umunaniro ukabije. Iyo unyweye amazi mu gitondo, ibyo ngibyo birashira. Kubura amazi bishobora gutera kubabara umutwe. Kuyanywa mu gitondo bigabanya icyo kibazo cyo kuba waribwa umutwe cyangwa se kuba wagira amavunane. Ikindi amazi afasha umubiri kwirinda indwara ndetse cyangwa se ni urukingo rurinda indwara mu mubiri wawe. Amazi afasha uturemangingo tumwe na tumwe ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri gukora neza. Kunoza imikorere y'imisemburo, metabolisme. Kuyanywa mu gitondo bifasha umubiri gutwika neza intungamubiri no gutanga ingufu z'umubiri. Wakoze kudukurikira. Niba utarakora subscribe, making sure ko wayikoze. Njye mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Gisa. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. Kunda ubuzima bwawe.